ke nawe nyine urare rw'uriyo ariko nyine papa teta cyagiye yaravuze ngo uyu muntu n'umuntu dukorana ngo tugiye gukorana mu kazi ngo yansabye akazi ngo yaraje hano ngo nzanire document ngo ndebe ngo buri kimwe cyose keza ndavuga ati nshaka kuba naje n'umurakari bwinshi nkazana umuntu utari ngombwa reka reme by'umugabo ambwiye umugore ngiye yaranyibwiriye bakateta niyo mpamvu nanjye naringize ngo njye nakiza tukubaze ngo umufashe se ngombwa ati ni mukeba wawe wangase ntabwo nakora sana ikibazo uriya mugore yumva igisobanuro cy'umugabo icyo asabye reka akazi ke navuga gutya wenda numva avuga ati njya ku kazi ntabona umuntu umwitaho nambwiye ati basireka akazi ugume mu rugo akazi ukihorere ibyo washyiraga abandi ajya bizana none kari ibyo byo kurya bya buri munsi mwiriwe mwaramutse byangotse bya bikara uzije uyamfashe ndi kumwe wenda n'abagore ufite batanu nkubu naza nkubwira ngo ngiye mutse umugabo ngo ndongora kandi bemerwa yuko bawusangiye ubu naza nkubwira ngo nanjye mfite ikintu yabafatije uramugira inshuti ntabwo namugira inshuti nta n'umukiri nzajya kubaza uriya mugore ni wewe sinumva suri kumukurikirana kugira ngo umufate y'ishuri nta kumukurikirana kandi n'umugendaho cyane nanjye nzamugendaho cyane. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bahaye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi kwa Papa Teta na Mama Teta. Ngira ngo murabona ko umugabo yikuye, izuba rimeze nabi, ubushyuhe bwakugezaho nawe kwishakira nyine inzira nk'intore. None se wagira ute? Arashyushye, yikuye agashati, ariko n'ubundi ari mu rugo, twari tubasuye mu rugo kugira ngo duhoshe intambara yabaye muri uru rugo. Tubinyuza mu buryo bwinshi, kubw'inama zanyu mugende mwandika muri comment mukatubwira muti kana bigenze gutya, nanjye mukambwira uti Keza uzahuze n'uyu. Tubikora byose kugira ngo turebe ko twakongera tugahuza umuryango nk'uko umuryango wari umeze mbere. Hanyuma Papa Teta ameze ute? Yameze bo. Ndashima Imana abona kiboko kugenda ariza. Uri kubyibuhamo? Mfite umuntu uri kunyitaho nta kibazo. Aya biragaragara, birivugira n'ibimenyetso. Yego. Mama Teta kuseka. Suhari se? Ubwo nyine afite ahandi ashaka kunyerekeza. Murese ko mvuze umuntu, uwo muntu ko nta zina navuze. Biraje. Nta kibazo. Nyine mfite umuntu uri kunyitaho nk'uko warobimbajije, ariko uwo muntu sinamuvuze. Nawe numva bigize birebire nka bya bindi. Umuntu ni njese cyane undi. Uhora bikoramo gake ariko hago. Harundi. Bivugene. Ngenda bikoramo gake ariko harundi. Cyokuza mukajya. Ariko rero Papa Teta nawe ugira ukuri kwinshi, kandi ukuri kwinshi ari gihe kwatu tudakenewe. Nesi mbana namushatse magaki ndamubwije n'ukuri ngamenye situation y'umugabo ari. Amenye hagaruka. Oya Papa Teta Keza ubwo yakoze kuza. Hano yakoze kuza. Agatengera yawe none yegoye mute. None umudamu se so umugore. So nsanzwe nambara ibite. Urase mu rugo nambara iki? Urashaka ko nambara iki? Jone nago waje wambaye ikabutura wakenyere muri saa 9 n'igice. Papa Teta njye mu kazi ngera nzirika ibitenge koko. Abandi abizirika se oya ntago ari ikibazo cyo ntago ari ikibazo ke
niba ari n'ikibazo najya mbyambara rwose ko ndabifite eh nabyambara rwose nta kibazo uyu ari abashyitsi ugomba kwambara nk'umugore no tonzi twaraganiriye ndetse na mama muhuriye hese kandi twaraganiriye n'abadamu turi batatu ah tugirana inama keba mudamu mwawe kandi keza nawe rero nagura ishyashya tugirana inama twungurana ibitekerezo wagiye kumugira inama uteze oya narashiriye hari mudamu akuzi ko kano kabiri n'aka gasura ubona mfite uwo muntu mwagiye kwiyenza ariwe muntu uri kubikurikirana Benga komeza umbwire uko byagenze hanyuma uwo mwicaranye isaka ariko se ke nawe nyine urare rwe ruriyo ariko nyine papa teta cyagiye yaravuze ngo uyu muntu n'umuntu dukorana ngo tugiye gukorana mu kazi ngo yansabye akazi ngo yaraje hano nganza ndebe document ngo ndebe ngo buri kimwe cyose keza ndavuga ati nshobora kuba naje n'umurakari bwinshi nkazana umuntu utari ngombwa reka nemere by'umugabo ambwiye niba wenda koko ari umuntu uje imbabazi niba wumva wengene ariko gusaba imbabazi rwose impamvu nabanje kuvuga ati uruhande rw'undi nabanje kurumenya ndavuga ati se keza nawe reka nze musabe kuko urumva uriya muntu aramuzi reka nze nsabe keza kuwo muzana uratonzi nawe numve yuko koko ari umuntu waruje kwisabira akazi mwese we natonze no kubasaba n'imbabazi muri babiri kubw'ibyo nabakorera no gusaba imbabazi ariko nyigera kwa tonzi bapateta uzi ibintu yankoreye keza nawe yarahari yose na keza twarahuye turaganira keza nene wamuje nawe kurumva ntago ngiye uramukobwa mfite nimero ye namuje naguje nawe ikitse ko nawe ni keza wamuje nawe nabimusabye narabimusabye ariko mu mama yambwije uko arambwira gauza muryango reka maze mubwire no kuvuga ngo rashena we aba yarafite abatsi ko kumenya buriya ni byiza kugira mu kibuga bimenya ukwana gukeka uri gukeka umugabo ngo umugabo na none se uwo mugore niba arabibwira ibyo yiboneye abafurapa yajyango yikure muri situation mufatemo nk'abagore babiri ntabwo yigeze atubwira umugore ngiye yaranyibwiriye bakateta niyo mpamvu nanjye naringize ngo njye nakiza tukubaze ngo mufashe se nk'ubwa tu ni mukeba wawe wandase ntabwo nakora sana n'ikibazo ariko nkabimenya nkamenya uko nitwara uri kumva umugore namumasha ati se ikoko cyagiye waruje mu rugo gusaba akazi ushaka akazi ushaka kwagwa akazi tireka reka turamugabo niwe nungiye abana niwe wishyura inzu niwe wishyura minerivare z'abana niwe uhaha afite n'umwana babiri ngo niwe batunze ngo ibiki nkibaza ke papa teta wenda twagiranye ikibazo ariko se kuba twagiranye ikibazo nawe ni ukuvuga ngo uhite wirukanka mu bagore urimo urumva ibihombo uyu mugore yanayemo se ahubwo niba uri umuntu ubasha gutekereza ugakadiriya neza uwo yagutayemo urimo urumva uyu mugore wanjye ibihombo yanayemo ibyo bintu uwo muntu wese byose yababwiye nyine umva umutungo nikiriza muri rubanda ari kuvuga ngo twabuteye mu bihombo kuko twagiye kuvugisha shiri oye umugore we nyine twamenye ukuri icyo nshatse kuvuga niga amatwi wumva icyo nshatse kuvuga icyo ni igihombo wanayemo nk'umugabo niba mfata umutungo w'urugo nkawujyana ahandi hantu ngiye gushaka ibyishimo ahubwo se ibyishimo wabigura iki hako se papatete ibyishimo birahenda nta n'iduka ribicuruza ntabwo yambeshye nibyo nibyo nose ngengeho nkubeshye na wana wo mugurira ariko ukareba ko waramuka kabi ugira ute ariko se ke aho kugira ngo okay ari ugutoragura amashashi no kuraruzwa na rubanda byagenda bite bangewe nyine ke bangewe sawa rero aho nubuse n'abagabo ngiye muri iyi Kigali mbona birirwa barabaye inzanga ku muhanda ngese ndabinzanga gute abagore kandi bavuka buri munsi wabyumvishe ke urumva yunze muri rya mugore tingewe ti rwose ndamukora byagira gute uriya mugore yumva igisobanuro nagaruza kugukura hano nagaruza yumva igisobanuro cy'umugabo icyo asabye araha reka akazi ke navuga gutyo wenda numva ati njya ku kazi ntabona umuntu mwitaho nambwiye ati basireka akazi ugume mu rugo akazi ukihorere ibyo washyiraga abandi ajya bizana keke urakoze cyane wigeze buretse gato wigeze umbwira uti wa mugabo we hari ibintu bimwe nkuko twicaye mu rugo hari igihe ibintu biba bimeze neza tukirirwa duseka nta kibazo wigeze uporofita uwo mwanya byibura ko ari umugore akubonera akakubwira ibimubabaje byose wigeze uporofita uwo ubwo ndi kuguhana wigeze uporofita uwo mwanya ngumubwira uti ariko sheri hari ibintu mbona bitagenda neza ndabona ishyamba atari ryero ubu nta wundi muntu uri kukwitaho ko mbone imico yahindutse gutya na gutya wenda nivemo mvuge duke na duke
umbwira uti none se ubona bipfira wenda nkubwira ati ngiye iyo ugiye mu kazi birambangamira kuko nirwa hano mu rugo nkabona ibintu byose ntabwo bigenda neza inshingano nkabura umugore unyunganiriza nkansori keza ngiye buriya zira mvuru n'ibiki byose byavuye kuri barabana musaza wanjye shani yabatwara zingiye cyagera yise ngira ngo bura nakaje nyakanye n'ibintu biciyemo ntago ari ibintu bizagera kuri iyi ngiye nizaniye indi yizane n'indi ko birabyari n'indi system nazanye kugira ngo shani umva buriya dosiye ya shani nabaye nkuyikatinze kugira ngo uyu nguyu atazajya gutera umwana w'abandi n'ibibazo yifitiye by'abana yes ngewe natanze abana maze kubatanga ndavuga kuba warabatanze uranumba ari mu n'abantu bangiriye inama bavuga turi mwana kasa neza wamutuye hasi icyo kigore cye kigufata nabi ndavuga ngewe mfite uko nzabikora nk'umugabo nzafata umwanzuro iriye n'indi keza we reka mazira patete mbere y'aba bana bamusazanye ko twari tubanye neza wenda hakazamo ku gatotsi ko gutanga abana wenda nanjye nkarakaramo gake tugashwanaho gake umugore n'umugabo ntibashwana babibaho bose bagashwana niba nashwanye none umugabo akabona nazamutse ndi hejuru imyanzuro ari kumfatira niyo kujya mu busambanyi mu burayi buzana abagore mu nzu mbabara mu bwiskuri none kari ibyo byo kurya bya buri musuma mwiriwe mwaramutse byangotse bya bikara ni sosi nifashe ngaho oya byo bintu rero keza uri kumva ikintu cyanagaje uriya mudamu yatubwije ukuri aravuga ati nyifite abana babiri nta kazi ngira uwo twabyaranye yarantaye nta n'abana naragize amahirwe mbona umugabo akumfasha kubaho aravuga ati mba haba hamwe umugabo mutware kuko wowe ntushoboye kwita ku mugabo ariko buriya biriya byose avuga abivugishwa nuko hari icyo uzi uramutse ukennye twabivuze wenda uramutse amafaranga uzi icyo sobanuro cy'ubukene bwanjye egare kwemera gukandagirwa n'umugore noneho waca bugufi naca bugufi ariko nanone gusuzugurwa mfite ikofi yanjye birebetse nabi ndibaza afite imitungo mufite oya keza byenda bibe bitanu ariko bijyane ariko amafaranga yaguye ibyishimo by'igihe gito umugabo ntago ari iby'igihe kirekire none se ubu ngubu ibyo mbonera muri urugo ni ibi ntacyo mu bana bawe nta kibazo urugo ni n'abana bawe ukashi wa mucari ibiro nuriya mugore avuga nuko ajya agataha ahajya akamaro kwezi akamara abiri waba ureba ngo bazi ikibazo uyu mugore ivute riri kujejeta gutya arabwirwa akabura ntuze ndambwirwa nkabura nta kazi mfite nanjye akazi kangerega nawe ntabwo mvuze ko utamufasha ngo ibyo nkeneye ariko nanjye ntabwo nabura kurya narya nabi ariko narya yes ariko urarya ibyo washyize bwira keza ko naguhaye yego kwe numva nawe ari nguyu ibyo mpa ntabwo byuzuye ko ibyo byari kubyuzuza uzuza inshingano zawe nk'umugore mu rugo nyine umuntu wahirwe none se urashaka kurya ibyo utakoreye ko ndi umuntu we buri gihe ibyari kuzuza ibiryo mpa urabitanga ahubwo ikintu kinera agahinda si wowe abana nakubyaje none se kuki butabita bose bati mama wawe yarananiye umunsi umwe ahubwo uzongere wigarishe kwa kundi mite nk'ubararaza mbasigarane ko bicwa n'inzara ngo nabashyire tonze abo bana urebe ko ari n'iminsi ibiri abo mwagiye mureka tonze se we kwe na munagani tonze nanjye nakamvura umusonga niba hano mfite umufuka w'akawunga nkabwani nimfasha ngufasha none niki ariko seke ko uvuga ngo nimba umugore mwiza ngo nince bugufi ngo ninuba umugabo reba amagambo umugabo amubwira nta nabwo anavuga ati ibintu tubyihorere tubireke byararangiye ntabwo nashaka kubireka nubu nashaka kubireka guse koko ubundi wifuza ko yitwara gute ubundi reka mbabwire wowe nk'umugabo papa uvuga uti umugore wanjye nagushatse umeze gutya mbere nka uteye gutya wabonye ikagabo ndashaka kumera gutya nanjye nk'umugabo njye ntabwo nifuza umugore w'ingare mu rugo rwanjye icyo cyonyine binave mu nzira kuvuga ibyo mu buriri se ubugare bwo buje mu buriri noneho erega none se ke iby'imineke n'ubuso na vetiveri na herekare nk'ubwire wagize ngo harahandi biba byavuye uzi gusetsa none se mu buriri uzajya kuryama tuzava hano muri salo duteranya umunigo nitugera mu busaswa iyo mineke izo vetiveri ziba zumagaye sibira ataba kabiri kangahe muhindukiza iyo saa munani ikigaragara cyo ntashye saa munani nanjye maniriwe mu kazi mfite ibinsi teresa icyo gikorwa nta cyaba ariko se indese nyine mu gitondo
yego ka kibinga umuntu yashobora cyangwa ka mpamvu umuntu akagashyira imbere y'imbavu kugira ngo ibitekerezo bigororoke hasi wagira umugore umeze gutya ke ntiwicaginge uyu mugore mw'abana wowe ariko ntabwo n'umunsi n'umwe umugore wanjye icyo gutya uri kumubona gutya ubu niwe wenyine muremure ariko vanga urwo ngewe ngo ndiri hano ngo ndi umugabo ndategeka ugira ngo n'ibyuma romantike iva muri saro ahubwo ke uyu mugore iyo saro ya saa munani baho cyo mu myaka za 19 za mwana duzi zitwirirwa dusoma mu bitabo ariko se ke ajya saa munani nsohoke muri saro nze ntegura ameza numubwira ati wakoze gutinda n'ukuri tujye mu nzu yigo hari ikintu kimwe mwembwe mutazi muri kwitiranya nibyo yuko abashaka ngo nce bugufi ngo mbe nyine umuntu uri hano abashaka hari umusaza twari duturanye witwaga Yohani ngewe umusaza yataga saa 10 za mu gitondo ku gicuma cye none uri ari kwigana Yohani mu muryango yewe wemeye imakarame giroze dore nyura hangaho dore wasi yakajya akamukuramo inkweto akamuryamisha none mu gitondo umugore akarinda izamu rye nyiramatwi arumve akarinda izamu rye yarinda izamu rye mu gitondo utwakurya twa mu gitondo aho umugabo azawukiye akamukubita utuzi iti ngakaraba mugabo mwiza nubwo umugabo yaba yakuriye makosa angana iki ukabona je yaruhaza utabwiriwe yagusigiye iposho egare kumwake ya kugira ngo buze nakukutwo kurya twa mu gitondo yo bureke fast niba ari bureke fast niba ari nebyo kurya bya mu gitondo nadukuka wongeye mwumiraso rikazamuka si ibito imineke gasha singe kwinga vetivere n'ubusoma igene none ahubwo si iyo umugabo avuze nabi suko ari no byamurembeje keza uyu nguyu ni wamubwira ati nimugora watashye byagenze gutya naga byemera ahita avuga ngo niko wabaye ngo niko wabaye iyi Kigali yose ngewe izi yuko ejo bundi yatashye saa 8 hafi n'igice na 40 ku isaha naragusindiye hoya nago yatsindiye nahise ngira gute ndavuga ati nkuna nk'ibyo ari gushaka mpita nza gutegura ameza tangira guke ntabazishere urarya nyimubaza ngo urarya yaranyishe ndarya ngo nsanzwe ngiki gihe harankabukira bimwe ndi gukubwira mu gitondo utwo kurya rero y'umugabo ataturiye ni kubera stress afite uradukurikirana neza mu gitondo kambaza se niki cyaguteye kutarya ninjoro umugabo mwiza ahubwo mu gitondo ahita ambwira wahaza amanyama inkumi nziza ukayirenzaho ukayitoto ukayitatamura namubwiye ya mu gitondo azindutse avuga ngo ndashonje ngo gukingo narayenje ngo nimungaburire namwe ntago twawebye kuya ninjoro kwabyanga ngo kare yego we nuko ariko ke musigaye mumbindikiranya mana we ari bo batashye wenda twebwe ntago mvuze ngo umugore ajya akora nk'ibyo umugabo ntago ataha umwe izo saha n'ibinashoboka mperuka kwitwa sheri ryari mu rugo rwanjye sheri yagusake ndabaho tukiri muri hani twari tukiri muri ya manyanya amasosi madagara amasukuma sheri wasake ndabaho none iyo sake n'amandi yuko banza ko mutagirwa aho wasanga ari nk'abajura bari hanze ikosa nkora mu buzima busanzwe nuko mpamagara umugore mbere yuko ninda mu kazi bimeze bite sawa amakuru ni meza yewe uryame ndataha ninze kugira ngo ataza kurantegereje bari mu televiziyo icyo kintu ndagikora nyirinda nk'umugabo wanjye ahubwo icyo nicyo kintu ngiye ngutsindishije imbere ya Keza urabeshya niba nabikoze nka rimwe wemera rimwe na kenshi kaba karabaye nta kenshi pe gusa igihari ntabwo mwangana icyo mbona murakundana mwembi ahubwo hagati yanyu hari ntabwo ndi umugabo w'Ikeza kugira ngo kazave murebe muzasaba inama z'imiryango simbizi inama z'imiryango se reka nkubwize umugore uhagara hejuru abantu kwakaguta mu minigura bano wamuzana mu famille kenawe nuri umumama umugabo wawe yagukorera ibintu byose akaguha ikintu ariko Keza muratandukanye wivuga ngo nawe nuri umumama ukurakuntu waza ukankubuta nta kibazo ukambwira nabi ibi bintu byose wabikora nkabyihanganira ariko iyo hiyongereho akantu ko kuguca inyuma ko kuguzanira abagore ako kantu ni ukuri pe nta muntu wakihanganira mwabantu mudukurikiye ninde wakihangana ko umugabo yamuca inyuma sawa ninde pe
uzigiye uyamfashe ndi kumwe wenda n'abagore ufite batanu nkubu naza nkubwira ngo ngiye mufite umugabo ngo ndongora kandi bemerwa yuko bawusangiye ubu naza nkubwira ngo nanjye mfite ikintu yabafatije urakizi ni nk'iki ngiye ni nkakirana gukorera kukwereka yuko mfite umuntu uyu ni mukiba ariko ke nurakara mu biko reka nkubaze abagabo uzi ukuntu nasanze abagabo iyo bari mu kabari bicaye baganira abantu bamba bari simbizi nge niko nakoze ubushakashatsi nge nza kubivumbura abagabo barenze 3 cyangwa 4 bicaye mu kabari bari gusangira inzoga ariko umwanya munini baganira ku bagore ukuri nkuko abagore natwe abagore bicaye 3 bari niyo mpamvu inzoga yo mu kabari ryo ashace baganira ku bagabo n'ibiki byose noneho rero naje gusanga n'abagabo bashukana nk'urugero si utubwiye ngo hari umugabo utunze 5 kandi baziranye abo bagore werekera ababwiza ukuri ko nyine bagomba kubana n'abakire urumva ko nawe ako kantu nk'abagabo bagenzi bawe hari abo uzi bateye gutya nawe usanga ukwiye kubikora gutya none ikintu gitangaje abo bagore 5 ntabwo yabagiyemo ngahere aciye kuwambira ari uko batongana banitonda kubi bose kuko bose narabasuye bose ni inshuti yanjye twanaganiriye ahubwo genda avuga ni kubera iki jewe mbera bezwa ko bajya abantu kanu mwigira nk'abanyabitse umusaraba n'ibyo mugenzi wakoze nyine none se ko ahubwo none se kujya so guhunza gatwe kanje ugahunza se baba bari bukwice ariko katuvuge kubagore twivuge natwe ubu ari nkanjye uyu mugabo atashye ntakora ibyo bintu ari kwanga byo mu buriri uyu munsi nabikora ejo nabikora njyanye narakana nkavuga ngo gukora ngo kutabinkoreye ngo reka nirukanga ngo njya gushaka ngo umugabo ahubwo se umugore wagiye numubona kare oya witubesera pe ngaho nibereye uyu mugore urabimushinze none se we arabinshinze aramfasha uko namufasha niko urumva wowe bimenyetso keza uyu bimenyetso uzise ke ereka no mu rukiko ariko sinamufata biri live ngo mvaye ngo ndabingusanzemo ariko sinagufata rero amagambo yawe akanwa ngurimi ikibi nakanwa ikibi nakanwa karushye amagarura bivuga ikibi nakanwa no kuri ikibi nakanwa ari nge nawe ukagabanya ninde ninjye akira none babaye umugore wanjye yego sheri ninjye nkagabanya rwose nkamenya ngo ukagabanya tuzabana neza kora ibyo ukamubanira nese si mubanire nta keno mva niba hano mu rugo nta kabanga kahari ukakikora ukagashyira uramugore niba hano mu rugo nta sogatonga hari abana bakagira akayajyana ishuri iki ukabindekira n'amafaranga uzi nkorera icyo gihe uri kumuhima kandi uri kubitura buriya umugore yaguhagaze hejuru gitaha kuriya wa mwanya wo kukubwira ikayi akakubwira bya nkotsi bya bikara naho watinze mu ndaya oya ke namubwiye ko ngiye kugabanya uwo munwa naye ngiye kumureka nanjye ke ngiye kumureka nanjye niceceke ndebe kuntu bizagenda izindi urure ko za buri munsi abantu barumva dushobora tuvuga nabi nta munsi namuzanira ibitenye ngo namakeye nta munsi namuzanira impano ngajyana muri bagenzi b'abagore ngo amapurayi usubuga zagura n'umwenda akawugucyurira urumva we oya buretse singucyuriye ibyo bintu byose mbikora kubera yuko uba wabimbwiye mu gihe cya nyacyo niba ngewe ngeze mu rugo aho gukurwamo ikote n'inkweto naniwe nkabyikurira narabimenyereye utwo dukeya tukajugunwe twakajugunwe hanyuma nkabyikorera imeza nkajya ngo genda ngurebe mu cyuma ngo byiyaruri nakubwiye ngo tuwetaha kare ngewe umbwiye natahe kare umva icyo kintu ndi kugusaba muri weekend nagakore ko ahita yitwaza niwe hano gahita bangungiye mu kazi ubundi reka mubwire ushinze umudamu wawe kataguhakeye yego indi minsi yose mama mwese mama muri mu kazi weekend kwa gatatu niba unakora kwa gatatu ushakisha isaha imwe uvuga uti ku cyumweru nta gukora nikeya zanjye ninjye na madamu ku cyumweru none ko ari igihe ngira imana niyo weekend ikagera ke umbara yo kunuyu uzi kunuyu yabameze mu gitondo ku cyumweru nshaka kubyuka nshyashya nk'ati ke kambanze nteke iyo yaragiye mu byo guteka ndi gushyashyana ndi guteka cyane ahita yambara vuba vuba nkamubwira ati se sheri ugiye ngo reba ngo wanaye ngo ibyo se ngo igihe watekeye ibyo n'ibikirimo agateka inzitwazo kugira ngo kandi nabwo mugumye imbere nsinge guteka nabwo yavuga ngo nabwo namwicishije inzara ubuse nzicamo ibice bingahe ngireka tijyanye mu byenge none se iyo mineke rero burya nago watari bitoje ukanye ngo uhite ubyenge iyo mineke iba yarayipfubye n'ubundi ukavuga ati reka mbe ngiye kure abantu none wagira ute
kugenda ugasoma icupa kamanyinya kagufata ke rwose ku mudamu wawe umuhekeye no waguhizindi mubigerageze nko muri wiki nagende gake ibyo bya keya byo ubundi keya yambira niva morama mubwira uyu niba ngewe ngera mu rugo umuntu agahita anura ibibazo hejuru naranaki rero kuntu bimeze niba ari amazi nasize mashe mu rugo yazanye nyarye kwari cyangwa nyarukwa ubwo kengeye kwemera ubwo saa 8 nataha mbuwo mwana mwiza singira icyo mvuga nanarara mbuwo mwana mwiza nicecekere ubwo niko nyine nikabishaka ubwo niko tugiye kubaho ni gutyo uzahita saa 8 nzambyuka gukuremo iyo myenda kabiri kanga uvuga singusubize ntunsubize we ntabwo wabura kunsubiza ke urumva yabura kunsubiza uyu ubwo muzi yabura kunsubiza kabiri kanga uvuga singusubize ngiye ngewe nyine ngewe kenshi cyane bibaho kugabanya amagambo yego noneho rero utahe ngiye kugabanya amagambo saa 8 naze mukuremo iyo myenda mwihorere ibyo mwembi bikore nambwe ati bya amagambo gira mu bikorwa kandi kubikuza ugiye kwemerera bande babarasiramo bene bande se bande ko mwaje mwagiye inama kubona njye ngo ni igitabo muri kunyandikira ngo yiga kagusiga nanjye ndamufite ati ayo mavuta umusiga wasanga barimo uburozi kuko hano amavuta menshi cyane sinzi ayo yiwawe rero abari bwoko agusigaye amavuta moviti Suzana iyo nguyu se suza yabagore nibo bazi iyo bigurira amusiga bonjour muri se umugabo yigurira amavuta afite umugore turi kuvuga uri ni ikizami yamubitsemo nanjye se ngombwa kubivuga si akumunanzi maguza marana jewe ndi muto wacishwa rero ibintu ushaka suko ke gashe nyine nawe tuma gashe uko twabanyetsa nagukura keza nibyo rero nanjye ntago nzayanirirwa ayo mavuta ukwiye kwigahagurira kandi nemeye byose umbwiye ko nzayambikura hagura mugore uramugira inshuti ntago namugira inshuti nta n'umukinzi nzajya kubaza uriya mugore niwe sinumva suri kumukurikirana kugira ngo umufate y'ishuri nta kumukurikirana kandi numugendaho cyane nanjye nzamugendaho cyane kandi niwo uzayibabarira niworere byararangiye ibyo ngiye mfite uko nzatwara urugo rwanjye uko uzitwara nicyo kizatanga impinduka mu rugo niwitwara nabi nta kibazo ke nta bindi bintu byo kurenzaho witware neza nk'umugabo mu rugo nawe yitware neza mufashanye kandi atabishaka vuga ngo ngende ince bugufi ku mugabo yitwara nabi mu rugo atubuye kari n'ibyo byose kesa rero nanjye nabimwemereye ke ntuzabibona ngiye kujya njyama hasi none ko ujya muri massage ukishyura 20 refesoro gihajya n'ari maferapi bakagira gutya usuko gukozaho tujana ugahita umutsibura 20 ubonye umuntu usugukora ukanega icyo gikatsi nazingoze uraha ubu mukanya urushye nazingoze mukanda nurenga hariya ubu nyine kuburi hano ni gahuni neza ukirenga amarembo kwisho manene wasanga zikomeye nzayigura tuzanye dusiga tworoye duhore ke ubu ngiye kumwana mwiza rero ngiye ugiye kumbona no ajya tayizo samnani nzihanganire narara mwihurere naza akambya ati kingura wa karitasi we nyigure uko azitwara yende ngo ninge nzitwara neza we akitwara gufasha ngiye kumera nk'akajiji ibyo ngibyo ni ibimusunika ni ibimukaraga ni ibimujyana iyo bishaka oya ibyo ni ibikureba uko uzitwara uko twabanye umeze kwanza nkuko peze nibyo bizaguhesha kuza nimba tahagana navuga ati karibu umugabo mwiza ya saa 10 mu gitondo nkazinduka cyose kigisha nteka ubwo nge nuko bimeze cyari wanje ubu ngubu ni gutya niwe ubu ni sherishu gawo ariko man mumbare nuko muza kukikurikemura uramugoro buretse kongera gusubirayo kandi natwe ngumva ngo tuza era abamutse sezambira ngo muraza ubu nugiye mukanya raje ambwira ubyake tugiye kuba neza ubwo tugiye kuba aka kaya sosi soke mujya mu cyumba none ni mukubita bipa gata avuga ngo donga imbaraga kaba kazitakarije kuri kakagore ikiza cy'imisho nuko nta kurwana kubayemo nta kubwirana nabi tuganiriye neza duseka ariko nizeye ko hari ikintu kiri buhinduke sibyo shu bibwire keza ngo yego